Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje bakunzi ba Irera TV1 yego ndongeye ndabasuhuje kandi bakunzi b'ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel. Amahoro y'Imana nagumye abane namwe, murasuhuzwa na Sibomana Anastase ubwoko bw'Imana. Yego ngira ngo abantu tudahwema kubana n'ubundi buri munsi isaha n'isaha kuri iyi channel, ndabashimiye cyane kandi nawe ukigeraho iyi channel kuri uyu munsi cyangwa aribwo uri mushyashya kuri iyi channel, nkuhaye ikaze, nkuhaye karibu, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kuko nyirizina abo tubana umunsi ku munsi bazi ibyiza kandi n'agaciro k'ibyo tuganira muri bino biganiro. Rero uyu mwanya dufite twe kupfusha ubusa, aya mahirwe tuba tubonye twe kuyapfusha ubusa, ahubwo nyirizina duhurire hamwe dusangira iby'agaciro nk'ubwoko bw'Imana, nkukumbuza nawe kugira ngo uze ubane natwe nk'ubwoko bw'Imana, dusangire iby'agaciro Imana yaduteguriye kuva kera hose kugira ngo tubigenderemo. Rero ndabashimiye, ndasuhuza ubwoko bw'Imana muboneka mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengerazuba, ubwoko bw'Imana muboneka ku yindi migabane yose, kugira ngo twese amahoro y'Imana tuyiyumvemo n'ubuntu bw'Imana tubwiyumvemo nyirizina. Rero n'ubundi ndabashimira kubwo gusangiza n'abandi bino biganiro, kugira ngo ivugabutumwa ritagarukira kuri twe gusa, ahubwo rigende no ku bandi hirya no hino ku isi. N'ubundi twagarutse muri cya kiganiro cy'uruhererekane turebera hamwe intego nyamukuru y'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. By'umwihariko urumva ni ibintu biremereye cyane nk'ubwoko bw'Imana, tuza tureba no ku buzima bwacu turimo kunyuramo muri iyi si, nimba turimo kugendera ku cy'Imana yacu irimo gushaka, cyangwa nimba twagiye ku ruhande tuze kugendera mu murongo Imana ishaka. N'ubundi turakomeje tureba nyirizina, dukomeje mu biganiro bitambutse, muri biganiro by'uruhererekane turebera hamwe intego nyamukuru y'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Tugeze aho tugiye kureba mbese kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Kansubiremo, mbese kwiga ijambo ry'Imana biri muri bimwe by'intego nyamukuru ku buzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Byari bikwiye yuko tubyibazaho cyangwa tukabitekerezaho, ariko nagira ngo nkubaze wowe dukurikiye cyangwa urimo kutwumva, kandi iki kibazo wakigeza no ku wundi kugira ngo nawe atange nk'igisobanuro cye. Ego, ese wowe wemera ko umuntu ari we ugomba gushaka uko yakwiga ijambo ry'Imana kugira ngo amenye iby'Imana ishima? Kanyisubiremo, yego, kugira ngo udusubize unyuze muri komenti, cyangwa udusubize nyirizina unyuze no ku bundi buryo ubwo aribwo bwose, yaba ari kuri telefoni igaragara n'ubundi kuri kino kiganiro, ahantu hose bigushobokera wasubiza, cyangwa igisubizo watanga kikagufasha kukimenyesha n'abandi kugira ngo bibafashe. Ese wowe wemera ko umuntu ari we ugomba gushaka uko yakwiga ijambo ry'Imana kugira ngo amenye iby'Imana ishima? Uradusubiza, yego, uradusubiza nyirizina, udukurikiye uradufasha udusubize, cyangwa ufashe nyirizina itsinda rusange ry'ubwoko bw'Imana, abakurikiye Irera TV1 buri mumwe wese ube wamusubiza. Ariko nyirizina turareba icyo Bibiliya n'ubundi ivugaho. Hari igihe gutangaho igisubizo kimwe, nawe ibindi waza kubishyiraho muri komenti, cyangwa ukaba watwandikira muri komenti nimba umurongo runaka ubonye twazavugaho, nta kibazo. Iyo urebye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5:10 niho havuga hati, mushakashake uko mwamenya iby'Umwami ashima. Hano ijambo ryerekanye yuko riratubwira twebwe abantu cyangwa ikiremwa muntu kiri ku mubumbe w'isi ngo dushakashaka uko twamenya iby'Umwami ashima. Ubwo byumvikane ko nitumara kumenya iby'Umwami ashima nibyo turagomba gukora. Yego,
nimba uri inshuti n'umuntu runaka, icyo wamenye ko akunda nicyo ukora kugira ngo nyirizina ubusabane bwanyu bubashe kubahirizwa mu buryo bwuzuye. Rero hano ijambo naryo riradusaba kugira ngo dushake. Yes, ni birimo kureba twebwe abatuye kuri umubumbe w'isi, kandi ntabwo birimo kudusaba kugira ngo tuzabikore igihe runaka kizaza, ahubwo biratubwira muri aka kanya, kuko aka kanya ni nacyo gihe cyacu. Ejo ntabwo ubizi nimba ariho hawe, kuko igihe tuzasohokera muri iyi si cyangwa igihe nzasohokera muri iyi si sinyizi, nawe ntacyo uzi. Niyo mpamvu ko gushaka ibyo umwami ashima biri aka kanya. Yego, biri aka kanya. Rero ntabwo ari ukubishyira mu gihe kizaza, oya, ahubwo ni muri aka kanya, nicyo gihe dusabwa kubikoramo kugira ngo dushake ibyo umwami ashima. Ngo mushakashake. Gushakashaka no gushaka tubona nk'amagambo atandukanye. Iyo hajeho gushaka, iyo hajeho gushakashaka, biba bije kugaragara yuko ari ikintu ukwiye gukora ugishyizeho umwete, atari ikintu cyo kugenda gakeya cyangwa ngo nzaba mbikora. Oya, ni ibintu biragaragara nk'inshingano y'ikintu ugomba gukora ako kanya, kandi ugomba kuzirikana nk'ibintu bikenewe. Rero ijambo mu Befeso nimba rivuze mu bice 5 umurongo wa 10 akavuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Birumvikana yuko numara kumenya ibyo ngibyo ashima, ntabwo ari ukubimenya gusa, ahubwo ibyo wamenye ukora ibyabyo. Nuvuga ngo iyo wamenye ikintu runaka, tuvuge nimba itsinda sosiyete urimo hari icyo batangaje, itangazo batambukije, iryo tangazo kuryumva byonyine ntabwo biba bihagije, ahubwo iryo tangazo ryumvishe ukora ibyaryo. Nimba ubonye itangazo rikubwira ngo hano nta nzira ihari, icyo gihe ukora iby'ayo makuru umaze kumenyeshwa cyangwa iryo tangazo rikubwiye. Aho ngaho tubona yuko nta nzira ihari, ugakora ibyaryo, ukanyishaka indi nzira. Rero nimba natwe tumenyeshejwe ko tugomba gushakashaka ibyo umwami ashima, ntabwo ari ukumenya ayo makuru gusa, ahubwo utangira icyo gikorwa, utangira ugikora nyirizina. Niho uraza gusanga n'ubundi nk'ubwoko bw'Imana tukimara kwiga icyigisho cy'ingenzi, icyigisho cyose cyangwa isomo rishyashya, iryo somo tuba dusabwa kurishyira mu bikorwa ako kanya tukimara kuryiga, ndetse tukarimenyesha n'abandi kugira ngo nabo babashe kubahiriza iby'iryo somo. Yes, niko ubwoko bw'Imana dukora ibyo biri mu ndangagaciro zacu, ntabwo ari ibintu dutindaho cyane. Yego, rero ijambo n'ubundi ryerekana ngo dushakashake ibyo umwami ashima kugira ngo nyirizina ari byo tuzagira gute dukora, kuko twamenya amakuru y'icyo ashima. Rero turaza n'ubundi tugaruka mu ntego nyamukuru ireba ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi, harimo no gushakashaka iby'Imana ishima. Yego, twinjiye mu ntego n'ubundi cyangwa nyirizina intego nyamukuru, urasanga mu bimwe byatumye tuboneka hano ku isi cyangwa kuri umubumbe w'isi, nuko harimo no gushaka iby'Imana ishima kugira ngo tubimenye. Nitumara kumenya tukora ibyabyo byo tubisabwaho nyirizina. Rero ibi biraza n'ubundi bigaragara yuko biri mu biri kwiga ijambo ry'Imana. Turimo dusubiza cya kibazo n'abandi mukomeza n'ubundi mutanga ibisubizo byanyu n'ibitekerezo n'inyunganizi n'ikibazo muri komenti. Urasanga kwiga ijambo ry'Imana, nk'uko ikibazo cyabivuga ngo kwiga ijambo ry'Imana, mbese kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri umubumbe w'isi. Yego, biri mu ntego nyamukuru y'ibyo tugomba gukora. N'ikindi kibazo cyaje kivuga ngo ese wowe wemera ko umuntu ari we ugomba gushaka uko yakwiga ijambo ry'Imana kugira ngo amenye ibyo Imana ishima? Uraza usange n'ubundi ni twebwe tugomba kubishaka, kuko ijambo n'ubundi hano ritweretse yuko mu Befeso ibice 5 umurongo wa 10 havuga ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima. Yego, ndabashimiye rero ubwoko bw'Imana dukomeje kubana ibi biganiro n'uruhererekane, n'ubundi tuzakigarukaho dukomeza tureba nyirizina iby'Imana ishaka ko dukora biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bwacu kuri uyu mubumbe w'isi. Utazasanga n'ubundi uri
mu bukererwe bw'ibyo wagombye gukora, ahubwo shaka uko wamenya ibyo ugomba gukora kugira ngo abe ari byo ukora nyirizina. Ndabashimiye, mwari kumwe n'ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi ku bw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere Yesu Kristo ataraza mu isi abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu, kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Rero ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.